Abo ni bamwe mu baturage twasanze mu kiyo cy'abana babiri bivuga ko ngubishwe bazwe na Mukarukundo Elena, ibyatumye bamwe mu baturage bafata umwanzo wo kumutera iwe mu rugo ngo bamubura bagatemagura urutoki, abandi bagakomeza kumushakisha ngo igihe bamuboneye bakamwicisha amabuye. Bamushatse baramubura, bamubuze baje gutema izo ndoki, abandi bagomya kumuhiga, aho bamuboneye baramuzana bamwicira hari indoki bamaze kuzitema. Rero uriya mukecuru wapfuye ni umuturage w'u Rwanda, leta iramwubaha cyane. Ari nayo mpamvu nubwo yaroze bagapfusha bazashi ari uwapfushije abo bana turamwihanganishije, yapfushije umwana yakenyutse, ariko itegeko riraza guhana aba bantu biyiciye, kuko uyu muturage bishe, abaturage bishe bagiye gufungwa igihe kirekire ko bishe umuntu. Ivuga ngo nibarekure, haraza undi muntu wo mu muryango uriya mukecuru nabo yicu nawe avuga ati twese turi babi, ari uwishe agatera inkota, ari uwishe agatera amabuye, ari n'uwishe mu mitima. Uyu wishe ni nk'uriya wishe. Nyuma yabwo hari n'ikamyo yaguye yagonze abantu ku Kinamba barapfa. Kiriya gice cyerekanye Kinamba urana ukiva ku mazi, umuhanda ujya mu mujyi n'undi uza Nyabugogo, kuza kiriya gice cyose cyo kwa Rasta no hahoze Kadirake, kuzamuka kugera Kinamba kijya ku Gisozi, kugera ku Ndagara, iriya territoire, iriya zone Imana yanyeretseyo, zone y'abadayimoni. Buri Imana ishimwe yatumye leta ikubita imizimu igasambura kwa Rasta. Cyari Igicumbi, nyirayo yitwaga nde? Cobra ni iki? Gice rero nabonaga abadayimoni, abakuze n'abato, harimo hakorerwa ibintu bibi, ubusambanyi, ibintu bibi. Niyo mvuga rero ngo izi mbaraga z'abadayimoni turi no mu mpera z'umwaka zigomba kwigaragaza, kandi iki nta kiri gishobora kubikiza usibye gusenga. Hari ahantu hakeneye kuba hakorerwa. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, bihe byiza cyane kuri mwese abadukunda n'abadukurikira, tubashimire cyane by'umwihariko mwese mwakoze subscribe aho muri mu nce z'isi zigiye zitandukanye. Twizere ko mumeze neza cyane, ibyo murimo byose ari amahoro, kandi niba utameze neza mu buzima ngira nkubwira ngo wihangane, wizere ko ejo n'ejo bundi ibihe bishobora guhinduka. Icyo usabwa wowe ni kimwe gusa, no kwizera Imana, ukizera Uwiteka muri byose. Turongeye turagarutse uyu munsi, dutangiye ukwezi kwa 12, turi mu ntangiro zako, turi ku itariki 5. Tubagarukiye na Pasiteri Fani. Pastor n'amahoro? Turashima Imana. Umeze neza? Yego. Ukwezi kwa 12 mu gutangiye gute? Tanganya n'amagripe. Amagripe mu kwihangana. Kwihangana kandi no gukomera. Uyu mwaka usoje ute? Bego umwaka we byabereye muri Gaza, Israel. Ariko ibyo ngibyo ntabwo bidutunguye kubizera, kandi wasoma Bibiliya hazabaho intambara, hazabaho impuha, hazabaho impfu, hazabaho ubwicanyi, igihugu kizatera ikindi, ibyo byose. Ariko ibyo byose bigasaba ko duhora dushima ko byamera kose, tukaba imbere y'Imana, ahubwo bikadutera imbaraga zo kwegera Imana cyane. Ntabwo byoroshye cyane. Ni umwaka wakugendekeye ute? Ya umwaka nawubonemo ibintu byinshi, nabonye abakunzi mbona n'abanzi, mbona ko Satani mu butumwa nagiye mbwiriza cyangwa se natambukije muri umwaka, hari abo bwamenaguye umutwe, hari abo Satani yateje uburakari, bararakara. Ariko nanone ndavuga numva n'ijwi ry'Imana cyane kuruta uko nigeze kuryumva, ko ryampumurije kandi rikankomeza, kandi rikantera imbaraga zo gukomeza gukora ntacitse intege. Rero byaba ibyiza n'ibibi byose naboneyemo byampaye imbaraga. Yego, ni byiza cyane. Basta tugiye kuganira kuri byinshi cyane, ariko bigambiriye gufasha abana b'Imana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hari benshi bari kwibaza byinshi,
hari benshi bafite amarira kubw'impamvu imwe y'umurimo w'Imana, ariko niyo mpamvu by'umwihariko tujya gusaba kugira ngo udusengere Uwiteka, ubundi twinjike mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mana data wa twese, turagushimye ko uduhaye kugeza kuri uyu munsi. Dushima izina ryawe tukiri bazima, izina ryawe niryubahwe. Turakwereka abantu bose, abo wagiriye neza, abo wahaye kuramba, abo wahaye ubuzima bwiza, tuzamuye amashimwe tugushima, ndetse n'abarwayi nabo data, kugira ngo tubakwereke nabo bakize ko ari umuganga ukiza. Turakwereka n'abagize ibyago bagapfusha, Mana, kugira ngo ukomeze abasigaye kandi ubatungisha ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, kuko umuntu atunga abe akiriho, ariko atakiriho wowe Uwiteka ni wowe ubatunga uko ari wowe wabaremye. Turakwereka rero n'abari mu nzu z'imbohe, kugira ngo nabo data ubiteho, kuko abari mu nzu z'imbohe ni wowe uzi mu mitima yabo, kandi ni wowe ubasha kubagemurira kandi ukabasanga. Rero bakomeze, kandi turahamagara imbaraga zo kubakomeza no kugira ngo babeho baganira nawe, kiba igihe cyo gutekereza no kwitekereza no kuganira nawe, ubasange kandi ubagire neza. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Uwiteka abahe umugisha cyane mwese. Ejo ku itariki ya 4 niho twari twitabiriye isomwa ry'urubanza rwa Apotre ku bujurire, ariko icyemezo cyababaje abantu benshi. Urakire. Icyemezo gitegeka yuko Apotre Yongwe akomeza kuguma afunze nk'uko urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwari rwabyanzuye. Apotre Yongwe ubwo urukiko rwanzuye ko agomba kuburana afunze, ngo agomba kuguma muri gereza y'Amageragere agategereza igihe azaburanira mu mizi, akaba umwere cyangwa se agahamwa n'ibyaha n'ubundi agafungwa. Icyemezo wakiriye gute Pastor Fanny? Ni ibintu wari witeze gute, cyangwa se mbere yuko n'isomwa riba wumvaga ari ibintu biteze gute biraza kwa kuri Apotre Yongwe? Ya, urakoze. Imana ntago yanga umunyabyaha, ahubwo yanga icyaha, kandi umunyabyaha yihana Imana irushaho kumwegera cyane. Twe rero ntago nkibona ku giti cyanjye Yongwe afunzwe, sinamwifurije ko afungwa cyangwa aguma muri gereza, kuko hari n'abandi bakora ibyaha birenze ibye. Nabo rero nk'umubwirizabutumwa twumva twishimira ko umuntu yahabwa imbabazi, tumusabira imbabazi ari wese, kuko nabo tubwiza abanyabyaha. Agifungwa ntago nigeze nishima ko yafungwa, ahubwo numvaga yataha agasanga umuryango, kuko baravuga mu Kinyarwanda ngo waho inzovu ebyiri zirwaniye ngo ibyatsi bye bihababarira. Uyu munsi ntago Yongwe ashobora kuba yarakoze amakosa, n'abamuregaga bakabona barakorewe amakosa, simbihakana, ariko abaharenganira ni umuryango we. Umuryango we, abana n'umugore we nibo baharenganira. Hari igihe n'umwana ashobora kubaza ngo avuga ati papa ni umwere, wenda umugore baranafatanyije, ariko haba hagaragara abana ko aribo bagira gute baharenganira. Kuba rero inzira zose hari n'igikorwa cyiza yakoze cyo kubwiriza ubutumwa bwiza, kuko burya umuntu iyo ari muri gereza ari umukozi w'Imana, icyo ari cyo kiramuranga cyane, akavuga ubutumwa. Twigera umushumba wacu rimwe kera nkiri umuvugabutumwa, baza bafataga ibyuma baramujyana kuri brigade, bamufungana n'ibikoresho. Twese n'abari baragiye mu ivugabutumwa mu ntara turaza tujyayo. Ariko agiye yari ari muri Bibiliya, bamuciriye umwenda w'imbeho wo kwifubika na Bibiliya ye, ariko yabwirijemo abantu, bituma nubwo atamazemo iminsi, yamazemo 2 arataha, kuko yarafungiye ubutumwa bwiza, ariko abantu barihannye. Rero kuba nawe yaragezemo akagira igikorwa akora, nacyo twakimushimira, cyo kubwiriza ubutumwa. Yego, tutitaye ko ari imbohe, ko na Pawulo, yego, tutitaye ko ari imbohe, birashoboka ko Imana ajya ngo iramwibutse aho agomba kubwiriza. Ko Pawulo abwirije Onesimo muri gereza, asohotse yandikira Filemoni arambwira ngo utari ugufitiye umumaro uba arawutugiriye, umwakire nk'uko wanyakira. Bivuga ngo Onesimo yari umujura, yari yibye kwa Filemoni aho yakoraga, ariko arangije avuyemo kuko yamubwirije ubutumwa. Pawulo ari muri gereza, ntabwo byavuga ngo kuko ubwirijwe n'umupirizoniye
ngo ubwo nta kintu cyabaye ngo ntiwahindutse ngo se waragubwiriza nawe agifunze oya nawe yarazanywe n'ibyaha wenda yarazanywe n'ibyaha kuko buriya na Yesu yabambwe hagati y'ibisambo bingahe bibiri ariko wari kumureba kandi n'ibyo abayuda bamushinjaga byari ukuri yiyitaga umwami w'iki w'abayuda ibyo babonaga bagasakuza n'ibyo bamuregaga babonaga ari ukuri rero uyu munsi ibyo tureba bamurega tubona ari ukuri ariko Imana niyo izi ko atari ukuri ko igisambo kimwe cyaravuze ati ikize natwe dukize undi ati tuye tuzize ibyaha byacu wazize iki ariko mu ijambo rimwe ry'ububasha afite aramubwira ati uyu munsi turi bubane muri paradizo bivuga rero Apotre Yongwe ari muri gereza ariko nawe ari intumwa yiyita intumwa ni intumwa atumwe muri gereza kandi ntabwo agomba kuva muri gereza icyo yatumwe kitararangira uyu munsi urukiko rurakora ibyarwo niyo mpamvu hatagize ntihagire n'umuntu umufataho ijambo rirerire rwose kubera iki uzi impamvu impamvu ni uko icya mbere ni uko urukiko mu mategeko rugenderaho twebwe tutavuguruza bo bararebye babona igihe ntabwo kiragera ko agira gute ataha hari abandi babanje barataha rwitegereje ubutabera ko no kuva na kera Bibiliya ifite ubutabera sibyo umucamanza utarubahiga Imana n'abantu mupfakaza aje aramurengera bivuga ngo ari ingero nyinshi igenda ivugamo umucamanza niba umucamanza arebye akavuga ngo ntushobora gutaha birashobora ko Imana yamukoreyemo ikabona ko Yongwe gifite umurimo munini hehe muri iyi minsi 30 hehe magerage bitewe n'abantu benshi buriya rega Imana kugira ngo iguhombe yaguhombye hari n'igihe rimwe na rimwe dutana imihamagaro tugatana tugashaka kujya kubwiriza muri mahoteli tugashaka kujya kubwiriza mu biterane binini kandi Imana ishaka ko hariya ariho ujya ariho abamugi ariho ahantu agomba kugera akagera abantu bakabwiriza rero kuba ejo bundi baramukatiye iminsi kuba baravuze ngo ntataha agenda ategereze nta kintu twebwe abantu benshi biteze ko ari butahe ni ku giti cyabo ariko n'ibyumviro byabo ko ntabwo bategeka urukiko kuki rujya kuvuga imyanzuro ukabanza rukiherera nuko hari amakuru ubwabo bagomba kuza bafite bakayafata atagira uyavuguruza n'Imana nayo ubwayo iricara igatanga amakuru sibyo ikavuga utakugira ngo nguhombe reka nguhombye ariko nunguke benshi uyongwe hari abantu ari wakiza wakemera kuba igitambo cyo guhomba biranashoboka ko hari n'abariye byinshi kumurusha ariko yashobora ko ibyo yariye Imana yagira ngo ibigaruze kugira ngo abashe kubwiriza abantu bahinduke buriya bavuga butumwa tugira ibintu byinshi ishobora kukurwaza ukajya kubwiriza ku gisasiro hari igihe ushobora gukora agisida ikaba nini ikaba yaba agisida ishobora gutuma uba mu rugo abaje kukureba ukababwiriza ubutumwa bwiza ukajya mu bitaro ibyo mu bitaro byo ndabizi nanjye kubitangamo ubuhamya narwaye icyumweru ariko umuganga waje akandi bakamubwira ati tuha icyo gitanda babonaga ntarwaye ariko nanjye numvaga ntarwaye ariko nari ndi muri iri jansi wabyumvise dogiteri yaratanze itegeko ko ari uzansezerera umwe ariko bagenzi be bose baza bati Dr. Kanaka yavuze ko ari uzamusezerera hari n'igihe ushobora kurwara ukajya indera ikemera ko usara ukagenda usara uvuga ngo nimwihane ibyaha cyangwa gutera inshinge z'indera byose rero barababaye twarababaye n'ibyo ariko none tugomba no gutegereza ubushake bw'Imana bikaba ko bitoroshye abantu bari guteganya akavuga ati Yongwe ashobora kuzaburana nko mu kwa gatanu k'undi mwaka 2024 ariko mu kwa gatandatu Tamuru nuko nta wamenya ariko buri wasura Yongwe ubu ngubu uburyo afunzwemo n'uburyo nzi Yongwe ndakeka ko nta gucika intege afite sinzi mwebwe mujyayo mukamubona yinjira ariko nkeka ubuyongwe ari bwaguwe neza mu buryo bw'ubumana ari bwo ariho avuga ahamya yego akeneye kuza kugira ngo yite ku muryango agire n'ibikorwa akora
ariko ndahamya ko ubu ngubu ibihari uri bwafitiye inyungu Imana ibiharimo afitiye inyungu Imana kandi nawe ubwe mwicaranye ndakeka yakubwira nk'uko kera yari akimera agihamagarwa akiri umuvumo nkurikije uko muzi nuko mubona ahubwo mvuge ngo nasohoka ashobora kutazarya amaturo ariko noneho azabwiriza neza uko n'umuvugabutumwa mwiza ni umuvugabutumwa wasomye Bibiliya wanahanuye hari abantu wenda agaragara akavuga ngo ni pasiteri n'umuvugabutumwa atarigeze anahanura aho yize guhanura ubu atarigeze anabwirizaho ngo asome n'ibyanditswe ariko atangiye kubisoma ubu ngubu ariko biriya byose ni ubushake bw'Imana Imana ibirimo hari bamwe mu bantu bakimuciraho navuga ko bakimwishima hejuru bavuga ati bamwe bati cyama ntanasohoke cyama akazagwayo bitewe bavuga ati yongo yandiyaya beshya yongo yakoze ibiganiro asebya umuryango wo kwa runaka ati na hamwe Imana imuhane. Ese abantu bavuga ko ibi ngibi yongo ari kunyuramo ari ibihano by'Imana ibyo bitekerezaho iki pastor? Urakoze cyane ngiye kuvuga nk'umushumba twese mu isi dufite dosiye buri muntu wese afite dosiye numva umuntu ashobora yaba ari uwo yaba yarakoze ibiganiro agakomereka yaba ari uwo yaririye amafaranga akababara barababaye kuko bafite inyama bambaye umubiri nk'abantu barababaye kubabara nibyo muri kamere y'umuntu habamo kubabara ariko nanone ntibakirengagize ko hagomba no kubamo n'imbabazi sibyo ntibakirengagize ko hagomba kubamo n'imbabazi imbabazi rero ko Bibiliya tuvuga ngo mutange imbabazi nkuko namwe muzababarirwa ko hari igihe ushobora kumva ko umuntu utamubabarira kandi nawe akaba hari dosiye nawe ufite dufite dosiye nta muntu n'umwe ku isi ubaho ushobora kubera abantu bose beza sibyo umuntu arakureba akanakwanga ataragira gute ataranumva n'icyo uvuga akakwanga akakuvuga mutaranahura sibyo mutarahura nta hantu namwe mwari mwahurira akakwanga rero numva kuba buriya ibintu byo bango kana kaje aransebya umuhanga ntago abigenderaho umuhanga arabanza kwiswaga bati ubundi icyo bamvuze nicyo ese icyo bamvuze uko baro bamvuga niko ndi cyangwa buriya ari abandi bavuga ngo aba wishe izina ryanjye buriya umuntu niwe wicira izina nta muntu wicira undi izina kuko niba warubatse izina wowe sibyo izina wubatse uburyo waryubatsemo nta muntu uzaturuka ariya ngo azarisenye kuko ntazi fonda yaryo yego ni ukuvuga ngo niba we ubwe aje kurisenya bizamugora azasebya kuko abakunzi bawe aribo benshi niwe uzaseba cyangwa se avunike atagangare ariko wowe umunsi umwe amasegonda amwe wiyicira izina wabyumvise umunsi wanyara ku muhanda mu mujyi wa Kigali kuri wa mukindo wacu ntago bazagufata ngo bakugire imbabazi kuko ufite izina runaka ntuzaburyishe ariko bawufashe ngo uyu mukindo ngo tumufatiyeho wegamyeho kandi wari wifotorezaho ntabwo ukuri kwareka kugaragara kuko hari itoroshi mu ijuru riza rigatoroshaho abantu batareba none iyo umuntu azanye ikinyoma ryo ritorosha cyane rikabwira mu bantu 5 akubwiyemo ikinyoma rigatorosha ku bantu 200 bavuga ngo aramubeshyera baza n'ukuri bivuga rero ngo we nubango kuba baba hari abamwanga hari n'abamukunda yaba hari n'abamukunda hari n'abamukunda ariko kubera icyo abahaye rero kuvuga ngo nahere mu gihome si wo muti nubwo baranariye n'ibyawe ntago ari bubyishyuriraho ahubwo n'ubundi urababara ushyirwaho dosiye kutababarira kandi na bya bintu byishyurwe nabi ariko nushyiraho buriya ibyiza ibyo mwakora watanga imbabazi nabwo uba ukoze ikintu cyiza kandi utanze imbabazi wa muntu aragushimira akavuga ati warakoze wangiriye neza uyu munsi
tubona akenshi iyo tugeze mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda tubona abantu bashimirwa sibyo kuko bababariye hari abababariye hari n'abahishe sibyo akavuga ngo ndemera mpfe ariko uyu mwana murokore ndemera mpfe uyu muryango uryame hejuru bita abarinzi b'ibihango urumva uwo muntu atarakoze none se uwo muntu agenda avuga ati aba n'aba barishe reka noneho nanjye nkujyanirane yarababariye arangije agenzaho no kugira ineza rero ni ukuvuga ngo ntabwo umutari uko Apotre Yongo aguma muri prison cy'ingenzi nuko twamubabarira ahubwo agasigara diringa n'Imana buriya hari igihe twe tuba tuzi ko kungira nabi ari igihe we ukomesheje ugiriye nabi ahubwo ubugiriye nabi Imana kukugira nabi jewe ntabwo ari we mbabaje ahubwo ni Imana kuko iravuga ngo yabaye uzabakora mu jisho ni igihe uzabakoze hehe mu mboni z'ijisho bivuga ngo ijisho rigira protection ku buryo iyi mboni hari ibintu bitajyaho sibyo ni ukuvuga rero ngo Imana iraturinda niyo mpamvu wowe numubabarira ukamubabarira ahubwo Imana izamuhana cyane izamuhana ikosa yakoze ariko uyu munsi niba yarasabye Imana imbabazi Imana ikamubabarira azahangana n'igihano cy'amategeko ariko aba ari umwere imbere y'Imana yego ariko igihano cy'amategeko cyo nticyavaho abantu bonye bamaze iminsi babyibaza bavuga ati niba Apotre Yongo kuko yarihanye yarasabye n'Imana imbabazi yakabaye yaremeye ibyaha yakoze ariko kuba atemera ibyaha nibigaragaza ko nta n'imbabazi asaba cyangwa se yanasabye Imana. Ese birashoboka ko umuntu yakihanira mu mutima ariko ntiyemera ibyaha akurikiranyweho mu rukiko? Buriya rero nago nzi ibintu by'urukiko cyane ariko namenye urukiko rw'Imana. Azibyo iby'urukiko habamo igice cy'abashinjacyaha kandi nigera njya mu rubanza rumwe umushinjacyaha arashinja umuntu none uwo yaregeraga ko ari uwarezwe hari umuntu yakoreye icyaha wenda sindi bavuga ko abantu barakomeye byabaye ngombwa ko umuryango w'uwo muntu wiyambaza uwo mudamu ko ni umuminisitiri ate se umuntu wacu ko ari wafungwa azira ibi n'ibi minisitiri aramubwira ati ndarengana nta hantu muriye nabyo ati kandi wararize bakagendera ku marinda ati nagize emosiyo y'ibintu nibutse abyumvise ati bitewe ko abantu bose rwari urungano rwanjye twiganye ati ndabibuka uko twari tubanye ngira emosiyo ndarira ko giyewe ntabyo ngwino utanga ati ntabyo ariko ubushinjacyaha bukatsimbarara ngo yabatumye kandi atagize gute ayo ni amategeko y'isi sibyo y'isi ariko urukiko rugiye kwiherera nyuma ubushinjacyaha buraza burivuguruza bwivuguruje urukiko rugiye kwiherera ruvuga ngo nubwo nta cyaha ariko tumuhaye gufungwa umwaka kubera iki aha rero niho urukiko rw'Imana bugaragarira uwo mugabo hari ibintu yagombaga kuba yarihannye mu mutima we atarihannye sibyo biba ngombwa ko umwaka umara ari we yihana anihanira n'umuryango umwaka urangira arataha uyu mugabo ari umukozi w'Imana nawe birashoboka ko ibyo ashinjwa bizwi aho ubushinjacyaha ntabwo tubwinjirira bwakwa ibimenyetso ntabwo tuhazi sibyo nawe ubwe nyir'ubwite niwe uregwa ko yakoze icyo kintu hagati aho rero natemera ikosa niwe wizirika kandi nanone niba atari nabyo ni nawe uzi icyo ariho hahangana nacyo sibyo twe dushinzwe kumusengera sibyo kuko bariya n'abakozi wasengera gute umuntu utemera icyaha nyine reka nkubwire rero nakubwiye ngo ndagaruka ku rukiko rw'Imana uru rukiko rwo ntago nduzi impamvu atabyemera hari impamvu ni ubizi ushobora kuba ntabwo ubwo ntabyo hari igihe umuntu azavuga ati wanteye inda undi ati sinigeze nkandagirayo iwawe ndabwirwa n'icyo urambwira undi ati kandi ibimenyetso n'isura n'iyi niyo ari wowe ariko bikazapimwa nta wafungwa ejo bundi se bari bazi ko ari aha ibyo rero birashobora ko ari nk'ibyo we niwe ku giti cye n'abamushinja
ntabwo tubinjirira ntabwo tubyinjira ariko urukiko rw'Imana nakubwiye ibintu biri kuri we Imana ishobora gutuma inangira umutima we kugira ngo akomeze akora umurimo hehe wibuke ko Imana yanangiye umutima wa Farawo imbere hari inyanja ayibona arababwira ati mukurikire bari abantu kandi arabizi neza ko ari ubwoko bw'iki bw'Imana ariyo mazi kubaho kwabo bari bataranayakandagiramo arangije abonye yuko kuko Imana yanangiye umutima wa Farawo nawe aravuga ati noneho si mwebwe gusa nanjye nigire bo ntiyajya ku rugamba nawe yigirayo irangije apfira hehe aho ngaho birashoboka kuko cyari ikimenyetso cyo nk'ibyasezeranywe ibyo Imana yavuze bisohore ifarashi n'uwihetse bigwe mu nyanja uriya rero Imana ishobora kunangira umutima we ntiyemere kuko agifite akazi mageragere kuko byari bigoye yongwe kwinjira muri mageragere atagiye gufungwa ngo ajye kwigisha ibyubahiro arafite ntabwo ashobora kujya mageragere ibyubahiro afite ntabwo yajya sehashika ariko ishobora no kumuteza n'indwara uwo munsi akarwara akajya mu modoka akajya hehe sehashika mu gihe akiri ku murongo yongwe niyiziye sibyo agahita abwiriza ubutumwa wabyumvise kugira ngo umurimo Imana yamuhamagariye akomeza gukora yarwara igicurane ntarwara ibindi birwara ariko sibyo mwifurije yarwara igicurane kikamukarira kugira ngo agere hariya rero ubu ngubu aho ibintu bisigaye bigeze ni Imana y'ubwayo iriho ikora akazi kayo kuri yongo azahangana n'urukiko rukoresha amategeko ruterekwa sibyo ubwo ntirwerekwa ariko Imana imenka ya ndogobe ya Sawuli urandenganye kubita kubera iki buriya baramushyiraho amategeko ariko ntago bazi ko uriya ariho afite igitutu cy'imbaraga z'Imana kuko umunsi Imana amuhamagaraga ntago twari duhari tubona umuntu w'Imana yakoreye iki icyaha aho yihane ntago tuhazi naho Imana yavugane na ntago tuhazi uyu munsi gusa birashoboka ko umuntu yatana ikamugarura ku murongo rero ubu ngubu akazi Imana arayizi pe rero ubu ngubu ari mu kazi nayo iri mu kazi ruva bitoroshye cyane ni ibintu nabonye ni ibintu cyangwa twajyaga twumva ko biba muri za Uganda mu bihugu byo muri Uganda kumva ngo byabaye mu bihugu by'iyo kure cyane ariko mu minsi ishize niho mu karere ka Rubavu umukecuru yishwe atewe amabuye iyo nkuru wayibonye oya ntayo wabonye umukecuru yishwe atewe amabuye ashinjwa ko ashinjwa kuba umurozi aho yaroze bivugwa ko yaroze abana babiri umwe apfa nk'uyu munsi undi apfa ejo bundi abaturage bajya kumushaka baramubura batema insina ze bajya mu gihugu cyacu mu gihugu mu karere ka Rubavu Gisenyi ni inkuru yaciye ku bitangazamakuru byinshi cyane bigiye bitandukanye nyuma y'uko bamubuze mu rugo iwe bagatema insina bamwe bajya kumushaka aho yagiye mu kundi mukecuru baramuzana bamutera amabuye yari yagiye kwihisha ntabwo yagiye kwihisha nyine ko yari yagiye bisanzwe baramuzana bamutera amabuye kugeza apfuye bivugwa ko mu gihugu cyacu mu karere ka Rubavu bivugwa ko banze no kujya kumushyingura abaturage nabonye bati ntabwo twajya gushyingura umurozi bivugwa ko muri ako kagari amakuru avuga ko yaba yishemo abana bane babiri ntabwo wese arabyemera yapfuye mbere yuko apfa mbere ko bamutera amabuye bamushinje kuko nzi ko mu gihugu cyacu nta tegeko rihana umurozi ntaryo ko n'uroga bamwita ko ari umuvuzi ari umuntu wabo ari umukiniki umuvuzi gakondo ubwo urumva ni abana babiri bavukana bapfuye ubwo wa kabiri akimara gupfa niho bamwe mu bafashwe n'uburakari bajya kumushaka batema insina urutoki rwose bashyira hasi bamubuze bamwe bajya kumuzana aho yagiye bamutera amabuye kugeza apfuye akarere ka Rubavu rwose
Abanyarwanda uratenga. bafite imico y'abakongomani ubwo se koko turavuga ko ari imico y'abakongomani cyo tuvuga turabifata gute turabishya mu rwego ariko Bibiliya niyo ivuga ngo ntukemere umurozi ngabe ariko nanone Bibiliya ikongera ikatubwira ngo ntugahunga umurozi oya ntukemere umurozi ngo abeho ariko nanone kongera kuvuga ngo ntitugahunga umurozi ahubwo niwe ugomba kuduhunga oya ntakabe hariko akubaho se niki ubundi se abariho rega n'ubundi ntago abariho nyine ubundi umuntu yakoraga icyaha kera bamuteraga amabuye agapfa bakaba baramwishe bwari uburyo bwo kugira ngo apfe ababaye ariko nanone mu gihugu cyacu nzi ko igihano kiriho cya mbere nta gihano cy'urupfu gihari ubwo ni uburakari nabwo bwose utekereza ko abo bantu batahita babafunga abo ni abaturage benshi ariko habashije gutabwa muri yombi 5 bagize uruhare muri iki gikorwa nyine urumva ingaruka buriya ni za ngaruka z'umujinya sibyo buriya icyaha cyose ni kibi icyaha kizanira nyiracyo kurimbuka urumva we buriya kuroga akenshi ni imyuka ituruka ku bapfuye none bagapfa bagasigaza abenshi usura no gusanga uwo muntu atari byo yaciririye ahubwo ari byo yarazwe uwo bavuga ko wenda ari umurozi akaba yarabirazwe niyo yabirazwe arabikorera arakora agakora ku mugaragaro agakora rwose hari n'uwo mperutse kumva mu gace kamwe muri bino bice nawe bamuvuga kandi ajya mu rusengero agasenga cyane rwose ariko uburyo abikoramo yitwaza imihango ya kinyarwanda umuvuzi gakondo aya nta nubwo avura kumva ye yaza akaroga abana ariko akabaha imegero zizi guteka amasaka impengeri agateka agaha abana impengeri urumva utwo twose kandi aba muri karitsiye ari aho akajya no mu rusengero kuko avuga ko asengera muri adeperi ukibaza kuko natajya muri adeperi barahita bamuvumbura sibyo ko ajya muri adeperi yerekana ko ari itorero ry'umwuka yerekana ibiki bene abo ni ibizira mu kanya adeperi turaje tuyivugeho abonye baciye abahanuzi ko noneho rero urumva ako kose iyo ni episode ya kabiri urumva ko atwo twose ni umurozi aba afite ibintu bimubwira ngo bikore curagura gira gute tera inzuzi abaterekerera abakurambere noneho rero hakaba n'undi none uwo ngo ni ibintu yahawe n'ababyeyi akoresha kuvuga ngo kugira ngo abeho umukobwa washake umuhungu warongore babyare nuko ari abantu yica aba ari ibintu yahawe hakaba n'abandi bajya kubicirira mu rwego rw'ishyari n'ubugome urumva ubugome bwo kuvuga ngo kanaka ntambaneho kanaka ati worora imbwa bavuga ngo gucirire imbwa nororaga ucorera inkoko norora agaca worora inkoko nicirira agaca mbese nanjye ugenge duhangane abo rero kandi n'abandi barozi nyine baza hari umurozi wundi babona n'abandi nsigaye numva muvuga bajya kuzana zituma bemerwa mu nsengero amavuta akomeye ubu ni uburozi ko nimba ugushyiraho urahita utubwenge n'utubwenge unyoboke ngiye gukoresha icyo nshaka babandi batera abo bagiye gusambana inshinge imiti bakabapuriza akamusambanya atumva uwo ni umurozi akaba uri uburozi bushobora gucirira bushobora gutuma buguhesha icyo we ushaka ariko no kugera ku rwego uwo nguwo bafashe bakamutera amabuye bakamwica bari banamurwaye bari bamurwaye kuko uzi impamvu mvuze ngo bari bamurwaye damu ni uko nkurikije iki gihugu cyacu ubuyobozi mu mudugudu mu isibo ntabwo mbizi harimo ubundi umudugudu ushobora kuba ufite abayobozi batanu gusa njyewe nzi ko umudugudu yose baba bagukurikiye hajya umudugudu ntujyana njyanama y'umudugudu cyane n'inteko y'abaturage mu kanya irabi iyateyemo tujye mu nteko sibyo ukibaza utwo tuntu twose tuba tugenzurwa aba bantu bikoze bate kwica uwo muntu kumutera amabuye urumva ko icyo kintu gize kintangaza ni ikigoye ko turi no mu bihe by'imperuka rero turi mu bihe by'imperuka ariko ku ruhande rumwe ese turarengera umurozi cyangwa turarengera abaturage abana 2 barapfuye kandi ntabwo uraza nta n'umwe turi burengere ahantu turi buze kurengeye kuko urumva njya murangamutima nshobora kuvuga ati abana 2 barapfuye yego umwe apfuye umunsi haciyemo umunsi undi arapfuye kandi bavuga ko umukecuru yabahaye amazi
banyweye amazi ukumva abana ntabwo bahise bapfa ku kanya hari uri mu butaka avuga ati mwanyuze hehe abizi ko uyu mwana anarwaye nawe umubaza ati nta hantu wafashe ikintu nta hantu wariye ati nyamara runaka yaduhaye iki yaduhaye amazi umwe arapfuye n'undi arapfuye urumva gushyingura kabiri mu minsi ikurikiranye umusore afite 15 undi afite undi mukobwa amukurikira bose bajya gushyingura ahantu hamwe uburakari agahinda k'aba bantu kandi n'ubundi biri kuvuga ko hari n'abandi yishe mbere tukagenekereze gute reka nkubwire damo kandi tugende no kuri yivuga ngo ntukemere umurozi ngabeho hano hakurya hakurya aho ndiho ndeba hari umuntu ejo bundi wapfuye niba ari kuwa gatandatu yapfuye umwana w'umukobwa mwiza rwose fiyanse we yari avuye muri Amerika aje ngo bakore ubukwe ariko ibyo bamuhaye nawe sinzi bahaye umukobwa niba yaravuye muri mariage ahantu yari hehe bari bavuye aje ngo ageze mu rugo yicara nk'umuntu uri aho yanegekaye biraho ajyana umunaniro bisanzwe niba ari mama wamuzaniye igikoma cyo kunywa bategereza mu gitondo ko azinduka yapfuye nako ari muzima abyuka barabura bageze usanga bagikora asanga umuntu yimye kera bivuga ngo umurozi ashobora kukuroga ugatega ugataha ukagwa hahandi urumva ko bagira strategy nabo bagenda bahindura za systeme kugira ngo atamenya aho yaguye azanywe n'iby'iwabo bagira ngo niwe ni wabo cyangwa se yapfuye muri ubwo buryo impamvu rero ndibuvuge nabwiye ngo ndibuvuge nk'umushumba uyu munsi urupfu rwose ni urupfu turabyemeranye okay umukecuru ni umurozi ni umunyabyaha sibyo ni umunyacyaha pe ntago mushimiye ariko nanone ntago tubizi je nabyo nzi ntago tubizi ariko aricyo bavuga ubundi buhamya bwawe muri rubanda uziko bugomba guhabwa agaciro urakoze cyane abaturage mu kagari kose uwo bageze aravuga ati mana yanjye buriya rero uriya mukecuru wapfuye ni umuturage w'u Rwanda leta iramwubaha cyane ari nayo mpamvu nubwo yaroze bagapfusha ari uwapfushije abo bana turamwihanganishije yapfushije umwana yakenyutse ariko itegeko riraza guhana aba bantu biyiciye kuko uyu muturage bishe w'umurozi ni umwenegihugu ni umunyarwanda bihaniye bishe umuntu kandi leta nta muntu n'umwe itabereyeho itagombera kureba uburenganzira bwe buriya na kazungu afite uburenganzira bwe niyo mpamvu atondagaza kuburana nose babonye bavuga ngo bamurase ntago bamurashe rero uvuga ngo afite uburenganzira ko bamuzana mu cyubahiro kandi akaza akaburana mu modoka rwari bamugendesha amaguru bari bamutegera igare ntarya none se nyine kandi asana neza nuriya rero n'uyu mukecuru kubera akoze ibyo akoze ni bibi ariko ntabwo ari bibi byo kwicwa ahubwo nuriya nawe nuko kuko abaturage bishe bagiye gufungwa igihe kirekire ko bishe umuntu kuko niba abaturage gusatira leta nibarekure bari kuvuga ati nibabarekure nivuga ngo nibarekure haraza undi muntu wo mu muryango uriya mukecuru nawe avuga ati mwishe umuryango uriya muryango wiciwe urababaye no kuba akazungurega umuryango w'iwabo urababaye kuba bafunze ariko nabo yiciye bagize gute barababaye uyu munsi dufite abantu bari muri gereza bakoze jenoside sibyo ariko abandi nabo ati ntibarekurwe urumva arabariya bishe bateye umuroza amabuye baza kubifata nabi ni ukuvuga ngo icyo ushatse kwerekana ni iki ni uko kuva amaraso ku kiremwa muntu kirubahwa n'Imana nubwo uyu murozi yakoze amakosa niyo mpamvu usanga hari leta yashyizeho abantu bashinzwe iby'imyumvire kujya gukansoringa wa muntu kumuganiriza ari namo byagaruka twebwe mu ijambo ry'Imana tukajya kumuganiriza tukamubwira ngo ihana ibyaha sibyo akareka ibyaha agahindukira akaba umuntu muzima ariko nari ivaje ugahita umwica biriya umuntu mwari migeze kubaza abanyeshuri ngo mbese ngo uwishe ngo n'uwasambanye ngo n'uwibye ngo ninde wakoze icyaha
kiremereye Ndego. wowe wasubiza iki Bose ni kimwe. aha rero mwavuze ati wabeshye ntabwo yakoze icyaha ariko wababarirwa ninde Uwo ari we wese. watanga undi gusaba imbabazi bivuga ari ibyaha byose imbere y'Imana birangana ariko watanga undi gusaba imbabazi ngo ibyaha irabyeze ugenduka nka sheregi Yego. tukababere rero twese turi babi ari uwishe agatera inkota ari uwishe agatera amabuye ari n'uwishe mu mitima uyu wishe ni nkuriya wishu ubwo aragutambaje agakuru kura mukobwa w'iruhande wakwema inda y'amezi 8 Uhuye. ubwo hari amaze kabiri ariko hari hamaze kabiri haraze ko hari ibintu byabo bihaba ko nabonye ikigo cyabaye kivuze ati mutobare mwere kutusebereza umukobwa ntabyo yakoze ariko ntirabyemeza ariko icyaha ntikiramuhama itekereza uyu umuntu w'amezi 8 ni umuntu uriho amezi 8 n'umuntu muzima bivuga rero ngo n'uw'ukwezi kumwe afite agaciro nk'akawe urumva iyo tujya kubyara tubaza imbyaro mu mbyaro batubaza niyo wavanyemo niyo yavuyemo iyo bagiye kubara guherera iyo yavuyemo y'ukwezi kumwe zose bari imbyaro ushobora kuba ufite abana 3 hari umumama nzi afite abana 3 ariko imbyaro 3 ni 2 imbyaro zavuyemo ni 8 ariko yabara abari 10 hatari ntabwo byoroshye cyane umuntu rero aragoye kandi umuntu araruhije aba baturage barababaye ariko nanone ntabwo bagomba kwihanira ntabwo bagombaga kwihanira niyo mpamvu leta ishobora no kubafata ikababika ibyo bintu uri bikurura nk'umuntu akwica abana 2 ese uzi ikimpamvu kandi ikindi cya kabiri ahantu turibaza ati kuki leta yaba itarashyizeho itegeko rihana umurozi ubu umuntu azajya ashaka kwica umuntu amutega uburozi ukazi ko icyo aho ngaho nta tegeko ribugenze gute reba umuhano umuntu ntabwo uzajyana umuntu kuri bunguye umuntu yandogeye umuntu aramwica kandi umuntu yashatse kwica akagutega uburozi ni ibintu biri none se leta ni Imana leta sirerekwa ntabwo yerekwa none se umurozi atakwiyeretse ibyapfundipfundikanyije guha amazi atarimo ikindi kintu ninde wabibona kuba yaguhaye amazi ntabwo ari ikimenyetso kigaragaza ko yakwishe wowe amazi se agira ibara kuba hari ikintu wahuye nawe agaguha utarapfa ntabwo ari ikimenyetso kigaragaza ko ari wowe wakwishe yego kuko niyo bagiye kwa muganga azavuga ati yanyoye acide ariko acide yavuye inyama z'umuntu zangiritse banabwira ati harimo utuntu runaka bati twasanze twabuze indwara kuko amazi bamuhaye baguha cyangwa se bamuhaye amata kandi amata arera urabwirwa n'iki rero ntabwo ari Imana ngo yerekwe ahubwo dukaze amasengesho yo gusenga kuko hari igihe ushobora no kwereka igikombe da sibyo ngewe n'abari bamuhaye imineke bakurogeye umuneke ntabwo byoroshye cyane ubu leta ikora iki kugira ngo dukize abarozi leta ibakira rero urayibwira niyo nama ngo ubwo ribashyira itsinda ry'abanyamasengesho apana yangaya mbona bajya kwifotoreza hariya bashyiraho amasengesho asenga nuko abahanuzi b'ubuse n'abakomo y'abayabinda badafite umwanya wo kwicara ngo basenge ariko barugiye buri hari igihe ari ibintu uyu munsi turimo ariko byigeze guhanurwa n'abahanuzi kera rero turi mu gihe navuga ngo nk'uko dufite ibishyimbo byashyushya ibirayi bihira isegonda rimwe utinze gato kongeza umuriro mwinshi bita bishaya ni nako dufite ubuzima butubwira ngo hanura ariko hanura iby'aka kanya ntiwamenya iby'ahazaza iby'aka kanya rero bibamo ubutubuzi ariko iby'ahazaza tegereza sibyo hazaza utegereze umuhanuzi wahanuwe ni ukuvuga ngo uyu munsi hari ibintu biriho bikorwa ariko byahanuwe n'abantu muri za 70 za 50 Imana ntangaje imbwira ngo ibintu Imana yavuze byo nibe byo muri ADPR muri 77 yego 77 ibintu yavuze muri 77 ariko rero birasohora ikoranabuhanga turimo byaravuzwe uraje uvuga ngo ni ubuhanga twize uyu munsi cyo gese kuki mutabikoraga ntabwo mufite ubuhanga n'uyu munsi ari ubuhanuzi wabuvugwa bw'igihe kizaza abantu bakaba ubu si ubuhanuzi ahubwo wowe ngwino nyibwirire mukanya Imana iravuga iki ukumva ko ari aho kuko iki kuko niko ashaka abaturage bari gusaba ko aba bantu barekurwa
bo tubabwira iki? Urakoze icyo Imana ishimwe ko kuba abaturage bo basaba leta leta nayo irareba ikibakwira bari kibaha ko bimeze irareba igikwiye ikibaye tugana ariko nanone wibuke ko aba bantu bafunze erega buriya ruzi ko gereza agace kamwe atari mbi nk'iyi ngiyi iriho ifunga umunyacyaha hari igihe yagumye hanze babandi bamugira nabi aba nabo bashobora kuba leta ishobora gushyira mu bunyabwenge bwayo mu buhanga bwayo n'ubushishozi ikaba ibaretse kugira ngo umujinya w'abandi ushire bazasohoke reba nk'ubu basanye Kazungu hano bahita bamuryamo kabira Kazungu yarara ntago yarara n'ibindi nabyo rero leta rukuntu ifata niyo mpamvu bavuga ngo leta n'umubyeyi leta n'umubyeyi baba babitse kugira nabo bacungire umutekano nubwo dukora twirinde gukora icyaha kugira ngo tutajyaho ariko nanone igihe cyose niyo mpamvu gereza yitwa inki mu nzu y'abagororwa aho bajya kugororerwa yego wenda tugana ku musozo ni byinshi cyane bitera abantu kwibaza bakavuga ati se iyi si yacu iri kugana he noneho bakavuga ati se u Rwanda rwacu rumaze gutera imbere yego nibyo abantu bakibaza atari ko se ruri kugana hehe ko mu Rwanda twari tuzi ko ari igicumbi cy'Imana ari igicumbi cy'ibyiza ari igicumbi cy'abanyamasengesho ibintu byagenze gute ibi abantu bakabivuga bahereye ku mashusho amazu umunsi umwe asakara ku mihanda y'umukobwa n'umusore bari gusambanira mu ruhame aho bita ku Kinamba cyaye hano ku Kinamba cya Gisozi yego Niba nayo Niba ko akazi kose iba ataye muri yombi ku muhanda video narayirebeye wenda uri pastor izo ntabwo ujye ubona Imana yaramfashe bikanaca hirya sinzi ariko nabonye kuri status y'umunyamakuru umwe agahungu n'agakobwa bambaye udupingu butumeze nk'utuntu rwose turaho gacomekeranyije ibi bivugwa gute byagenze bite mu makuru ahari nuko bashetewe abamotari kuko basambanaga motari bari kuvuza induru barimo barafana barimo bogeza aho ku muhanda public natekereza video yarafashwe n'umuntu ari muri etage muri floor yo hejuru avuga ati murebe abantu ni Kinamba cya Edamu shushanyiriza icyo Kinamba menye video nyikwereke oya unyereka video nayo nshaka nyereka rebe ni Kinamba kino kimano gice cyo kwa Rasta Kadirake yahoze ni Kinamba kijya ku Gisozi bahita ni kwa Konke wa Kigali kwa Konke rebe bataye muri yombi abantu basambanira mu muhanda gutya mu ruhame public ariko umusore yari yasinze bari bashetewe umukobwa yashetewe mu 3 kuko wasanzwe ngo akora akazi ko kwicuruza kuburaya n'umusore nawe bamushetera 3,000 abamota bavuga ati nimubikorera hano muyajyana n'abandi bakuramo bikorera ibyabo 1,200 hano kibaza ati se iki gihugu yisi turimo turagana hehe mwabantu ya urakoze niba abantu bari gufata bagasambanira ku muhanda nyabagendwa ndibuka reka mbanza nsubize uvuze ngo u Rwanda rwacu ni igihugu cyacu cyiza kandi byiza byo zacungure burya abasazi ntago baba mu cyaro uwo bikaze neza ajya mu isoko muri gare ajya mu mujyi ndani hagati wabyumvise bivuga ngo ibintu byose bibera mu mujyi uko bibona ko aho abantu bose bareba biza gupima wowe nanjye kugira ngo birebe urwego tugeze rwo kuba muri uwo mujyi rero umujyi wacu ni mwiza kandi nabo bagomba kubamo kugira ngo byose bitwigishe bitubera akabarore icya kabiri impamvu mubajije ni Kinamba kiye ndibuka nigeze kugira iyerekwa mu gihe nagiraga iyerekwa ry'abadayimoni bari batonze mvuga uburyo ahantu agiye kujya hapfa abantu ku marete
kandi bazajya bapfa ari benshi. Niyo hari umuntu, hari abantu bajya bakunda kunkurikira bakampereza utuvidewo tw'ubuhanuzi na hano iyo byatangiye gusohora baze kukanyibutsa. Nyuma yabwo hari n'ikamyo yagonze abantu ku Kinamba barapfa. Kiriya gice cyerekanye Kinamba urana ukiva ku mazi, umuhanda ujya mu mujyi n'undi uza Nyabugogo, kuza kiriya gice cyose cyo kwa Rasta no hahoze Cadillac, kuzamuka kugera Kinamba kijya ku Gisozi, kugera ku Ndagara, iriya territoire, iriya zone Imana yanyeretseyo. Zone y'abadayimoni, buri Imana ishimwe yatumye leta ikubita imizimu igasambura kwa Rasta hariya. Yego, cyari Igicumbi na Cadillac, cyari Igicumbi. Cyari Igicumbi. Nyirayo yitwaga nde? Cobra ni iki? Inzoka. Sijyo ari mwisa niko yitwa, kwaracyariho ariko yarakijijwe. Yitwa Cobra. Icyo gice rero nabonaga abadayimoni, abakuze n'abato, harimo hakorerwa ibintu bibi, ubwicanyi, ubusambanyi, ibintu bibi. Niyo mpamvu mise nibuka aka kantu gahise kaza gutya kugira ngo nkibukemo. Bivuga rero ngo izi mbaraga z'abadayimoni turi no mu mpera z'umwaka zigomba kwigaragaza, kandi iki nta kiri gishobora kubikiza usibye gusenga. Hari ahantu hakeneye kuba hakorerwa urugendo rwo kuhasengera, gusenga. Hari n'ikiriya kiraro kiri hejuru, kiri hejuru, hari icyo Imana yakivuzeho. Kiriya kiraro hari umunsi kizubakwa neza kigakorwa kiraro cyiza. Ariko hari ahantu hakeneye gusengerwa, hari ibitambo by'ingo by'abana bahapfiriye, bahatanzwemo ibitambo, basambanyijwe, bateze. Izo mbaraga z'ubusambanyi rero nizo zigomba kuza zigakora ku muhanda, uko bategaga basambanira ku muhanda. Ni nizo mbaraga zihari. Ahubwo ibyo nibyo byakadufasha twega abakozi Imana, tukava mu gushyushya inkuru no kuryana, ahubwo tukaba tuzi ko dufite akazi ko gusenga. Tusenga. Ariko mu by'ukuri nagira inama abantu babiri, urubyiruko, ko atari ngombwa ko ibintu byose wakwishora mu bintu nk'ibyo by'urukozasoni. Undi wa kabiri ni wa muntu nawe witwa ko wumva ushaka gutegera umuntu kandi ubona ko afite ikibazo. Uvuga ngo kuba ujya gutanga ibihumbi 3 ngo bakore ibikorwa nk'ibyo kandi ubona ko bamaze kwangirika, nawe uri mubi. Nawe rwose ukeneye kugenderwa n'Imana, Imana ikakurengeraho. Ko naturebye ndavuga rero utu tuntu tusa dutya, hano nabwo muranamugene si abantu banyoye iki babikaze n'utuma ibobo turagusa two kugira ngo gusa duharabike, dusiga isura mbi ahantu. Rero tuzakora amasengesho dusoza umwaka yo kudelivura igihugu. Tuzadelivura igihugu uduce tumwe. Hari abantu kandi dushaka kuzazenguruka. Ndashaka tuzazenguruka. Mfite ubutumwa, mfite amasengesho ushaka kujyamo, nzaya gusoza umwaka, nzayajyamo mu kindi gihugu. Ningaruka hari abantu twateganye ibitsinda, tuzazenguruka igihugu cyangwa se umujyi hano dusenga mbere ko umwaka urangira, kugira ngo ibibi byabereye muri uyu mwaka, ubwicanyi nk'ubwa kazungu n'ibindi busambanyi nk'ubwo, byose ibyo tuzaba dusengera igihugu kugira ngo ibyo byose bikurweho. Imana iduhe igihugu cyiza kandi ikeze, umwaka utahuza umwaka mwiza, atari umwaka w'amahano. Byiza cyane rero, reka tubashimire mwese, tubabwire ko turi gusoza umwaka, tubabwira ko turi guteganya igikorwa kizaba cyasuzabora gihanze. Nzaba naragarutse ko nzagenda ku wa mbere 23 tuzagera naragarutse. Yego, turi gutegura igikorwa ukwezi twababwiye, ni ukunguko twakugezemo. Nimero ni ya yindi 0788612604. Izo nizo nimero zanjye. Iri kuri WhatsApp, by'umwihariko wavugisha Pastor Fanny, wamwandikira cyangwa ukanamuhamagara ukamubaza more details. Ariko ubanga turi kubitegura, tuzabaha detail mu buryo bw'ikiganiro cyihariye cyane.
turabakunda amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese. Astra Vista.